n'umugore wawe atahabona. Yego nabikubwiye ari amata kuryamanye n'umugore wawe ntago yabona. Si ubwa mbere mbivuze. Ubwo rero ayo mabuno nta kintu avuze. Ayo mabuno niyo adushitura yego nk'umuntu ntago ubura kutabivuga cyangwa kutabikontaho, ariko mana ikorakora ahantu hose umuguyaguye nushaka ko umuguyaguye nk'isaha yose. Icyo nzi cyo aremera, kandi yemera uramukorera umugusha ahantu heza yishime nkuko abishaka. Uganire n'umugore wawe, mugabo wawe nawe uganire n'umugore wawe akubwira ibyumba byose bukoremo kugira ngo umugore wawe arangize, kandi arangize yishimye. Nibinarimba mugabo uko ituru ya kabiri, wa mugore we nani birimba usaba umugabo wawe gukora ituru ya kabiri, kuko bitari ibyo umwe muri mwe araca undi nyuma. Bitari ibyo ngo hari ikibazo kiri hagati y'umwe muri bo, kuko burya iyo waganiriye n'umugore wawe umenya ngo ikimubabaza ni ikihe, umenya ngo ikimushimisha ni ikihe. Iyo umugore yaganiriye n'umugabo we amenya ngo ikibazo umugabo ni ikihe, ikimushimisha ni ikihe. Ubwo hagati aho ngaho kugira ngo icyo kibazo gituruke cyo kwiyahura cyangwa iki, bituruka ku mibonano yabo, uburyo babanyeho n'uburyo none ugasanga bacanye inyuma. Iyo gucana inyuma sasa gute rero nituma umwe muri bo yiyahura. Gute rero umwe muri bo mu mugongo atameze neza, nta byishimo afite, adatekanye. Ugasanga ngiye mugabo nimba nkujejemo nse ndangiza. Kandi inshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, turabasuhuza tubifuza amahoro y'Imana, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Tutibagiwe inshuti zacu ibwota amasimbi, ndavuga diaspora nyarwanda aho muherereye hose ku isi, turabasuhuza tubifuza amahoro y'Imana. Nibagiye ko ndi kumwe na mugenzi wanjye Rashidson. Yes, umeze ute? Ndaho ndakomeye. Imbaduko ni zose? Imbaduko ni yose kabisa, nta kibazo gihari. Habe na gito kabisa. Sure deal kabisa. Habe na gito na habe mbese meze neza naribi. Bimeze bite umuryango? Ndikuru umuryango alhamdulillah umeze neza, abana ni bazima, uri ni muzima, nta kibazo gihari mu rugo rwose. Iyo nkubonye ufite imbaduko nanjye biranshimisha ko mbazi ko tugiye gukora ikiganiro cyiza. Amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi ndashima Imana alhamdulillah. Ndabizi ko muri iyi minsi ku kiganiro cyawe uko zubakwa, muri iyi minsi turi kumva impfu zitandukanye, umugore n'umugabo hamwe namwe ngo umugore yiyahuye, umugabo yiyahuye. Ndashaka ko umpuriza ibi bintu bityo utanga inama, ugiye inama wagira aba bantu bubatse ariko akantu gatonya kagateza intambara mu rugo, ukumva umwe yagiye kwiyahura. Ibi bintu twinjira mu mwandiko tudatinze, ndashaka umpuriza ibi bintu, ubona ni iyihe mpamvu ibitera? Impamvu iri hagati y'abashakanye uko ari babiri, hagati y'umugore hagati y'umugabo. Impamvu niho ituruka kubera ko usanga ibikorwa byose mu rugo ntago babiganiraho, bahuze ibiganiro muri chambre. Bakagombye guhuza ibiganiro mbere kugira ngo byibuze bamenye ngo hari ikibazo kiri hagati y'umwe muri bo. Kuko burya iyo waganiriye n'umugore wawe umenya ngo ikimubabaza ni ikihe, umenya ngo ikimushimisha ni ikihe. Iyo umugore yaganiriye n'umugabo we amenya ngo ikibazo umugabo ni ikihe, ikimushimisha ni ikihe. Ubwo hagati aho ngaho kugira ngo icyo kibazo gituruke cyo kwiyahura cyangwa iki, bituruka ku mibonano yabo, uburyo babanyeho n'uburyo none ugasanga bacanye inyuma. Iyo gucana inyuma sasa gute rero nituma umwe muri bo yiyahura. Gute rero no kuvuga ngo hagati aha niyo bya biganiro twavuga bagomba kubanza, kuko iyo umugabo ashaka akeneye nk'umugore we nk'urugero ashaka kugira ngo bahuze urukundo, bahuze urukundo dushaka kuvugana, umuntu mukuru abyumva. Ubwo hagati urwo rukundo rugakorwa umwe muri bo ntiyishime, bimutera ikibazo. Biba byatewe n'iki? Biba byatewe nuko umwe muri bo mu mugongo atameze neza, nta byishimo afite, adatekanye. Ugasanga ngiye mugabo nimba nkujejemo nse ndangiza, kandi nkarangiza umugore wanjye akibishaka. None ndaje umugore wanjye akibishaka rero bimutera ikibazo. Niyo mpamvu navuze ntibagomba kubanza kuganira, kamenya ikibazo ahantu kiri, aho kugira ngo hazavemo kwiyahura. Kuko iyo mbashe kuganira na madamu abasha kumbwira ati ahangaha
nuzajya ukora igikorwa ntugomba kugeza, ugomba kunkora ahangaha akandyohera, ugomba kunkora ahangaha akanshimisha. Aho hose umugabo akagomba kuhamenya. Iyo umugabo amaze kuhamenya rero nibwo akora umugore akishima. Ubwo rero kandi umugore buriya iyo umugore yarangije yanezerewe, aba afite ifesi nziza, aba asa neza, aba afite umuneza neza. Mbese ni cya kintu gituma kurangiza kwe adashobora gupfa kurwara umutwe, kurangiza kwe adashobora kurwara umugongo. Ariko iyo umugabo amukoreyeho buri munsi igihe amukeneye ntarangize ejo umugore amuca inyuma. Iyo amuciye inyuma akazahura n'agasore nka AB, aho kaba kibere hariya ebana kaba kari kwishakira umugati, ariko yakabona agasore ka AB akavuga ati AB ebana uko byagenda kose reka mu propose mubwire aze kunsura. Yaza kumusura, ubwo kumusura no guhura muri logi, bagahura muri logi ahantu runaka bakaganira. Mara kuganira ibyo yakora igikorwa kizima, umugore akavuga ati ubundi nari nasinziriye, kuki ubundi ntari naraje ahangaha, uriya mugabo kuki amfusha ubusa tayari. Ubwo rero iyo bibaye kabiri gatatu, umugabo uko byagenda kose ahura n'abantu bagomba kumubwira ati umugore wawe aguca inyuma. Ariko ikibazo twebwe abagabo kugira ngo tuzajye kwemera ko umugore wanjye anca inyuma, biba ari ibintu bigoye, kuko buriya abagabo kugira ngo twemere amagambo biragoye, keretse iyo bibaye ngombwa nkwifatira. Ubwo rero iyo muhuye n'umwe akambwira, ejo nkazaba n'undi akambwira, ejo nkazaba n'undi akambwira, kandi batandukanye, uko byagenda kose ngomba kumva ko ibyo bambwira gute abantu batatu bahuriza ku kintu kimwe. Kuko n'intumwa y'Imana yatubwiye ko guhakikisha ugomba gushyiraho abashahidi batatu, ukamenya ko cya kintu ari cyo, kuko abashahidi batatu ntabwo bazahura ku kintu kimwe batahuye ngo baganire, ariko iyo bahuriye kuri cya kintu kimwe kiba ari cyo. Ubwo rero iyo ngiye nkasanga umugore wanjye ko rwahanye inkoyoyo, ubwo hagati aho ngaho no havamo za gahunda zo kujya kwiyahura. Sinzi nagiye kwa Makuza, sinzi nagiye Nyabugogo, n'ahantu henshi, cyangwa asanga nagiye umugozi, nisizeho umugozi, swat ugasanga napfuye, cyangwa gusanga niyahuye ko aho ngaho kwa Makuza. Urumva byose nibyo bituma umuntu yiyahura. Ariko ndamutse nkoreye umugore wanjye ibyo ashaka akishima, ntabwo yazajya gushaka AB nta kintu yamushakaho, kuko igihe cyose iyo bibonye biramushimisha cyane. Nk'urugero nk'ubu ngubu iyo umubonye yarangije wamukoze aho ashaka, usanga agaragara neza, bameze neza, basa neza, ahorana akanyamuneza, ntago ahora ubona arakaye. Burya umuntu uhora yishimye, aho umugore ahora yishimye, nuko igikorwa aba akikora neza mu rugo, umugabo amuha ibyo akeneye. Erega buriya gushaka umugore ntago ari kumuhahira gusa. Gushaka umugore si ukumuhahira gusa, gushaka umugore si ukumwambika gusa, gushaka umugore aba yaravuye iwabo azanywe no kubaka, ikiba kimuzanye ntago aba akibuze iwabo, aba azanywe n'icyo kintu kimwe. Iyo amaze kukibona rero biramushimisha, nibwo usanga nyine ahora anezerewe kuko ko wamuhaye umunezero. AB yego, mu by'ukuri ibintu mbwira ndabyumva, wenda ngenda cyari mutoya, ibyo sindabimenyera, ariko noneho nkibaza nti uku kutarangiza k'umugore bishobora gutuma umugore aca inyuma umugabo we? Yes, bishobora gutuma amuca inyuma, kuko kuriya kurangiza, iyo atarangije arwara umutwe, iyo atarangije arwara umugongo. Ibyo rero iyo bitabaye ngo arangize, uko byagenda kose amuca inyuma. Kuko iyo amuciye inyuma agahura na AB akamukora aho ashaka, yego, tayari urumva ko ntago wa mugabo kimufitiyeho santima. Yego, ibi bintu ntago bizatuma ingo nyinshi zisenyuka, cyangwa umugabo bikaba ngombwa ko ashaka umugore wa kabiri. Gusenyuka niho handi havamo kwiyahura. Gusenyuka ni ngombwa kuko ntibyabura, kuko ntago wazafata umugore wawe rimwe umufate kabiri. Iyo umuntu ufite umutima ukomeye rero ntiwiyahura, ahubwo uramureka ugashaka undi. Iyo ugiye mu byo kwiyahura rero, ubwo bivuga ngo biba byakurenza ubwonko, sibyo? Ubwo rero hagati aho ngaho byo ntibyabura rwose. AB, none se ko umugore n'umugabo bagiye gushakana, basezerana ngo tuzabana mu bibi n'ibyiza, sibyo? Iyo bamaze kwemeza ko bazabana mu bibi n'ibyiza, nyuma hakavuka akabazo nk'ako ngako, umugore akahukana cyangwa agaca inyuma umugabo. Umugabo nawe yabona bimaze kugenda gutyo, aho kugira ngo yihangane agafata icyemezo cyo kujya kwiyahura. Kandi ntekereza ko umugore ntabwo ari sentire ku mugabo, aho kugira ngo wiyahure ntiwarekana na wa mugore uguca inyuma, ahubwo ugashaka undi mugore.
dore ko baba barashakanye bakuze ntago ari ko bashakanye ari abana ubwo umwe muri mwe ntago tuje kusenya ingo z'abantu tuje kubaka ingo z'abantu kandi tuje no kuzihuza. Yego, gusenya ntago ari byo twe twakwifuriza ko basenya kuko nta nubwo hakabaho n'impamvu yo gusenya, ahubwo hakabaho impamvu y'ibiganiro hagati yawe n'uwo mwashakanye. Iyo habaye ibyo biganiro nibwo umenya ngo ikibazo kiri hehe. Hari igihe umugabo ashobora kuba yagiye ku kazi akavayo yashwanye n'undi mukiriya, iyo bavuye bashwanye uko byagenda kose ataha adatekanye mu bwonko. Yego, ntabwo umugabo yagiye gushaka amafaranga yayabuze ngo narangiza atahe anezerewe mu bwonko. Hagati aho rero umugore we ugomba kuganira n'umugabo wawe. Yego, ukamubaza impamvu atishimye. Uko umugabo wawe nimba aje arakaye urabibona, siko bimeze? Ubona ko yaje arakaye, ubona ko yaje yishimye, ugomba kumubaza ati sheri wanjye wabaye iki, byagenze gute ko umuntu utishimye? Yego, akakubwira ati ndakubwira mu kanya. Ubwo iyo mugeze mu buriri agomba kubikubwira icyabaye. Ubwo wowe mugore rero kugira ngo umugabo wanezerwe, yego, cyangwa se akunezeze, yego, nuko ugomba kumukorakora aho ashaka, aho ushaka hose kuhakorakora. Mbese ni ukuvuga ngo ugomba kumutegura, niko kuganira nyine ndi kukubwira. Yego, agakorakora aho ashaka, akamutegura, akamubaza amakuru uko biba ameze. Buryo abagabo kumukora mu mutwe, mu matwi, kimubaza akazi se uwo muntu gutya na gutya, agira agatuza ukamuturisha umugabo wanjye ihangana. Uko byagenda kose igikorwa agikora neza nk'uko ugishaka. Ariko no mwihoro ugaterera iyo ngiyo umugore we, umenye ngo wapi yabaye ntago uri burwubake rwose. Ubwo kaba kabaye umugabo bari no guce n'inyuma. Umva kaba kabaye wa mugore we, ndakubwiza ukuri, umugabo wawe mwegere, umukorakoraho aho ushaka hose, umugore mu matwi, ukore mu mutwe, ukore ahantu hose mbese uzi ashobora ni ukuvuga ngo mu Kinyarwanda cyumvikana amwagaza. Nkuko ukuzi bagazi nk'awa mugore we, nawe ujye ku mugabo wawe. Mu Gifaransa umugabo ntabwo ari mu Cyongereza byita caresse. Ubwo urumva ni mu rundi rurimi rw'abera. Ubwo rero hagati aho ngaho caresse rero ugomba kuyikora, ugakora ahantu hose ushaka. Ariko hagati aho ngaho rero hanze hari abana b'abakobwa bari tayari bamaze gukora amashyirahamwe. Njye nize kubacaho numva bavuga ati twe turi tayari yo gupfubura ingo zapfubye. Ndamubaza se niba muri tayari yo gupfubura ingo zapfubye ni gute bazipfubura? Ahita ko arambwira ngo iyo umugore atahaye umugabo ituze, twebwe tuba turi tayari yo kumuha ryatuze atabona iwe, kugira ngo na rya posho yajyanaga iwe abashe kudusagurira. Ndashaka uhuze ibi bintu, unagira inama aba bagabo bumve ko abagore babo ngo niba atamukorera ibintu neza ngo iki ngo arahita ajya muri rya shyirahamwe. Erega nk'umuntu ntago yaba atishimye 1 2 3 4 5 ngo reka kutajya muri rya shyirahamwe. Ntago bishoboka kuko uko byagenda kose yarongurutse hanze yabaye inturo. Bivuga ngo umugabo nimba yageze hanze rimwe kubera wowe mugore, ugazahorayo. Umugore we tayari ubwo uramurekuye, uramuzirikuye, azahorayo. Kandi nagera kuri wa wundi ushaka kugira ngo amuryoshye kuko basigaye bakunda abagabo bafite abagore nabo bagira urukundo, amafaranga arayamarira yetu, ariko ngo baranazinguka batazinguka. None se nimba uwo mukobwa muhaye icyo ashaka akakimuha neza, akamunezeza, akamukorakora ashaka, akamubizura, akamutireranga ibintu nk'ibyo ngibyo, aho atamugeza aho ashaka ni hehe? Agomba kuhamugeza. Kuko noneho abaharanira kuvuga ati umugore we mwereke ko hari icyo murusha. Nagerayo akabona umugore nta kigenda, arongera agaruke hano. Dore ko wenda aba baguciye inyuma ariko bari bugaruke iwawe mu rugo rwawe. Ubwo rero ko byagenda kose wa wundi ubikoze gutyo aramujyanye birarangira. Ni ukuvuga ngo ikibazo kiba kiriho cyavutse nuko hatabaho umwanya wo kuganira ngo abanze amenye n'ikibazo umugabo afite. Wambwiye yuko ngo hari igihe umugabo azafite stress cyangwa ananiwe ngo akarangiza vuba. Ariko se ko njya numva hari abantu bamamaza ngo dufite imiti bituma umugabo ngo atarangiza vuba, ngo dufite kubera icyo umugore n'umugabo ataganira ngo bashaka umuta kugira ngo bacane. Iriya miti ni business bro. Nta kikora se? Iriya miti ni business bro. Umuti wa mbere
nukuganira bakunzi ba 001 TV Show Rwanda turi kumwe n'intyoza hano mu kubaka mu ngo mu bijyanye n'imyubakire ngira ngo mubona ko ibiganiro DJ Ab akunda gukora ari ibijyanye n'imyubakire. Bakunzi ba 001 TV Show Rwanda wowe utarakora subscribe ndagusaba yuko wafata amasegonda 3 cyangwa 4 ugakanda ku jambo sabone cyangwa subscribe ugakanda kukazogera bityo dukomeza kubana mu biganiro byacu. AB ngira ngo nk'umuntu w'intyoza kuko dusigaranye iminota itarenze 5 kugira ngo dusoze ndashaka yuko wagira inama aba bapapa aba bamama mu bijyanye n'iki gikorwa cyo kunoza urugo no kubaka urugo. Harya mu Kinyarwanda bavuga ko ari sinzi ukuntu babyita ngo niba ari ukubaka urugo ni sinzi ukuntu babivuga wowe urabizi. Ndagira ngo ubagire inama muri ubu buryo kugira ngo hatazagira umugabo wongera guca inyuma umugore we cyangwa hatazagira umugore wongera guca inyuma umugabo ngo ko yarangije mbere cyangwa ngo kuko ngo umugabo ngo yabishatse mbere ngo umugore ngo akabimwima mbere ngo nyuma muri cya gihe abimuhaye ngo umugabo nawe agitangira kuko yabishatse mu mutwe byamaze kwiyandikamo ukuntu agahita asoza cya gikorwa bigatera icyo kibazo. Ndagira ngo ubagire inama ese byagenda gute kugira ngo ibyo bintu bitazongera kubaho tutazongera no kumva ngo umugore yagiye kwiyahura ko umugabo amuciye inyuma umugabo yiyahuye uko umugore ngo amuciye inyuma tukumva ngo umugore ngo agiye gushaka abapfubuzi ngo abunganizi ko umugabo adashoboye. Umva wa mugore we reka nkubwire rero wa mugore cyo nkubwira cyo ni ikintu kimwe umugabo wawe aho umukora akora urahazi aho ukora karese hose urahazi mbese wowe nuzi ibyumba by'umugabo wawe kugira ngo arangize umugore reka nkugire inama wowe kora ibyo nkubwiye. AB namba 1 nino yego dukomeje kwicyo bavugaga sibyo hari abagabo bamwe nigize gucaho bakoza agakunda ahantu ku TV babona umukobwa baciye afite amabuno ya danje bati sha nubwo mufite nishimi ati na hariya najyayo. Ibi ntago bigaragaza ko ingezi shiranyira yapfuye ingezi shiranyira yapfuye ko hariya ntago ariho ugomba kujya ko hariya. Ndizera ko mu kiganiro nakoze ubushize nakubwiye ko hariya ahantu nta kintu havuze iyo uryamanye n'umugore wawe utahabona. Yego nabikubwiye ariya mata ko uryamanye n'umugore wawe ntago yabona si ubwa mbere mbivuze. Ubwo rero ayo mabuno nta kintu avuze ayo mabuno niyo adushitura yego nk'umuntu ntago ubura kutabivuga cyangwa kutabikontaho ariko mane hari abakobwa bacokoranya reka tubyite ko ari ibigusha biri no ku bagabo bigatuma n'ingo zabo zisenya birenza ahubwo. AB tugana ku musozo w'ikiganiro yego ndashaka abakunzi ba 001 TV Show Rwanda ndetse n'abamama bakurikira ibiganiro byacu n'abapapa babwire ijambo rya nyuma ribubaka umutima kandi rigomba gukomeza ingo zabo. Ijambo ryabubaka umutima nicyo nababwiraga none nkigarukeho ko mugomba kugira iki mugomba kuganira n'abagore banyu mugomba kuganira n'abagabo banyu nibyo ijambo rya nyuma nababwira apana kujya kumuca inyuma ko ugiye kureba nta cyarusha umugore wawe nawe umugore ugiye kureba nta cyarusha umugabo wawe kugira ngo rero mugire ku byishimo muganire nkuko nabibabwiye muganire muhuze umunezero muhuze ibyishimo icyo ushaka umugore uzakibona nawe mugabo icyo ushaka uzakibona. Inama nababwira rero no kuganira nta bindi nababwira. Yego mbone bose rero abakunzi ba 001 TV Show Rwanda baherereye impande zose Nyamirambo Kacyiru Remera Kicukiro Nyakabanda Kimisagara Kuryanyuma n'ahandi hose amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasira bwaryo. AB nibagiye kubabwira yuko aba bantu bafitanye ibibazo bagana Golden Plate. Golden Plate ni ahantu hari ubusitani bwiza ubusitani ushobora kuganiramo na mugenzi wawe utuje ugafata akaji keza kenzwe na Golden Plate bityo nawe wifuza kuba hari ibirori wategura turakurarongera kuri Golden Plate. Golden Plate rero ndagira ngo ubarangire aho iherereye kugira ngo umuntu wese wifuza kuba yagira ikintu ategura muri Golden Plate abashe kuhamenya. Golden Plate iri haruguru ya Bank Populaire ya station Kobir yego ruguru ya Simba niho iri uzamukiye uganda k'inyuma kuri Bank Populaire uhitugwa kuri Golden Plate cyangwa se uzamukiye ku muhanda munini kuri station uhitugwa kuri Golden Plate ni hafi aho ngaho. Wenda kugira ngo wumve Golden Plate ahantu iherereye neza ntabwo turi kwamamaza Isam Restaurant gusa iyo uhagaze kuri Isam Restaurant ukayitera umugongo ukareba ruguru y'umuhanda uhita ubona urupangu ruriho portail y'umutuku
aho ngaho niho kuri Golden Plate. ugura Rafiki. Wowe rero wifuza gutuza muri wewe, kuganira n'umukunzi wawe, wifuza kubona inkoko itetse neza, isamaki itetse neza, wagana Golden Plate. Golden Plate barakwakira neza. Wowe wifuza gukora wenda ubukwe, Golden Plate ifite ubusitani bwiza yakwakirira. Wowe wifuza gukora ibiganiro bya bitandukanye, gana Golden Plate. Wowe wifuza gusohokana umuryango wawe, nta handi hantu handi wasohokera usibye Golden Plate. Boneyeho gusuhuza inshuti zanjye, Yego. gusuhuza abakorera imbere ku kazi aho nkorera muri salo ihari. Boneyeho gusuhuza abakorera ku kazi aho nkorera, ndabasuhuza mbifuriza umunsi mwiza. Mbona gusuhuza umuryango wanjye n'abana banjye, suhuze urungano rwanjye groupe urungano, nongeye suhuze groupe Vision Rwampara. Ahingize ngo wibagiye gusuhuza Vision Rwampara. Groupe urungano ntabwo nabibagirwa, mumba ku mutima iteka iryo ari ryo ryose. Dusuhuze n'inshuti za 001 TV Show Rwanda, cyane ko ari umuryango mugari ugize 001 TV Show Rwanda, kuko ni ababosi bacu. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Yari nge Rashidson Akanzura heba mvuge barijyane izimira ikicyura nayigira umushumba, unyite uko ushaka. Mba ndi kumwe na mugenzi wanjye AB Old School DJ. Noneho reka mabwire rero akanyuma mu gihe mushaka umuziki wari wose wa kera, mugane DJ AB Old School. Umuziki wari wose upfa kuba ari umuziki gusa, mugane DJ AB Old School azajya baha umuziki mushaka. N'injyana za Shakuni Boni umuraperi zose zirahari kwa DJ AB, kwa DJ AB Old School izabi irahari nta kibazo rwose. Ibiganiro byacu rero kuri 001 TV Show Rwanda nakagaruka. Mbonero mwibutse utarakora subscribe yuko wabikora kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu. Ibiganiro byacu nakagaruka. Wavuga y'inzuki ntago yarya ubuki. Mbabwira nti ciao ciao. Good.